kubera ikibazo cy'aka kaguru ngewe ntabwo nigeze kuba nagira ikindi kintu natekereza. Ngewe mfite uburwayi bwinshi ubu ngubu. Nge ndwara inyama y'umwijima, nkarwara inyama y'akaguru, nkarwara n'igifu. Ukarwara n'igifu? Kuri finale nuko na panel itagera hano baza kumbagira hano CHP. Barambaga bamaje kumbaga bafata inyama yari iri hano bayiteraho hano gutya. Ari nako kakanga kubona ko inyuma kabengerana. Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri iyi si ni urugendo rurerure, ni urugendo rugizwe n'impinduka zitandukanye. Umunsi umwe izuba rirava, bwacya imvura ikagwa, bwacya umunsi ukabudika ntihaboneke izuba cyangwa imvura. Usanga ari ibihe bisimburana, ibyishimo, umubabaro, amahoro, intambara rimwe na rimwe, kwishima no kubabara. Ibyo byose ni uruhurirane rw'ibibazo mwene muntu ahura narwo muri iyi si. Gusa aho tugenda naho tuba, aho dukorera, ni kenshi uhura n'umuntu ukamusuhuza, hari uzabaza ati bimeze bite, akubwira ati ni byiza. Hari n'uzakubwira ko ari byiza urebeye inyuma, hari n'uzakubwira ko ariho atariho. Ibyo byose duhura nabyo muri ubu buzima. Gusa uzibuke ko hari n'uvuga ko ari byiza urebeye inyuma, ariko ni muzima, ahagaze ku maguru ye yombi. Uyu munsi yariye, nimugoroba arongera arye, ndetse afite icyizere ko nejo azarya. Ibyo byose mbese ujye ubitekereza, ugatekereza ko hari n'abandi baba baraho akarya kubw'inema z'Imana, cyangwa se akarya ari nko kubonekerwa kuri we, kubaho abikesha isanzure niko navuga. Ubwo ni ubuzima tubaho buri munsi kuri uyu mubumbe, kuri iyi si dutuye. Ni ubuzima dusangamo abantu bose, abazungu, abirabura, abarabu, ndetse ingeri zose z'ubuzima twese zitugeraho. Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe ukunda kandi ukurikira Icyerekezo TV. Ndagushimira ko wahisemo neza ugahitamo igicumbi cy'inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Nitwa Anastase Sengumuremyi the Ambassador. Nguhaye ikaze. Uyu munsi turi mu karere ka Huye, mu mujyi wa Huye. Turahitwa mu Cyarabu. Ni agace kari hagati y'isoko rya Huye ndetse n'ibitaro bikuru bya kaminuza CHB. Tuhasanze umugabo bigaragara ko ababajwe n'ubuzima. Uko bigaragara umurebye ku bigaragara inyuma arababaye, arihebye, nta cyizere cy'ubuzima afite. Ni umuntu wababajwe n'isi niko navuga. Tukimubona tugize ikiniga cyinshi, twifuje kuganira nawe, turamusabye, aradukundiye, aratwemereye. Gusa ntabwo tuganirira aho tumusanze ku muhanda ategeye ikiganza umugira neza kugira ngo abone amaramuko. Adusabye ko twakwicara ahantu hatuje kugira ngo atubwire akababaro k'ubuzima bwe. Ndagira ngo rero atangire atwibwira, atuganize ku buzima bwe bubabaje, maze bene Imana namwe mwumve uru rugendo rw'ubuzima butoroshye. Wiriwe? Wiriwe neza. Watangira wibwira abakunzi b'Icyerekezo TV kugira ngo utuganirize bazi uwo baganira. Witwa nde? Nitwa Nyangezi Venuste. Witwa Nyangezi Venuste. Nyangezi, aha tugusanze ni mu Cyarabu, mu karere ka Huye. Aha ngaha muri Huye niho wavukiye? Ye navukiye Huye. Yego, wavukiye Huye. Ubwo ni ukuvuga ko uri muri aka karere. Aha tugusanze biragaragara ko ubabaye, cyane cyane kubigaragara inyuma umeze nk'umuntu unaniwe cyangwa se urwaye, ariko by'umwihariko haragaragara igisebe bigaragara ko kimaze igihe kinini ufite ku kaguru kawe k'iburyo. Ndagira ngo rero utuganirize, utubwire amateka y'ubuzima bwawe by'umwihariko kubigaragara uyu munsi. Ubundi Nyangezi, niba atari banga, ufite imyaka ingahe? Navutse 1882. 1982. Nkaba mfite imyaka 39. Ariko muri iyo myaka nagize kuba nabaho, ntabwo nigeze mba mu buzima bwiza. Iki gisebe nyimaranye imyaka 27 gikira cyongera kigaruka. Ntabwo nigeze ngira ubuzima bwiza bibaho ngo numve nakwishima kimwe nk'abandi. Wapi?
none se Nyangezi, ahari ufite ibindi bibazo by'ubuzima, ariko reka tuvuge kuri iki kibazo, duhere kuri iki kibazo cy'iki gisebe ukuntu cyaje. Ubundi iki gisebe utubwiye ko kimaze imyaka 27, ubwo ni ukuvuga ngo ni uguhera muri 94 ubwo ngubwo 1994 nibwo nari nangiye kurwara kino gisebe. 95 kirakira, ndakomeza njya mu buzima busanzwe ariko ncumbagira. Nyangezi, reka nkubaze hagati aho, watubwiye ko iki gisebe watangiye kukirwara mu mwaka wa 1994. Iki gisebe cyarizanye cyatewe n'ubushye n'impanuka, ubundi byaje bite? Iki gisebe ukuntu cyaje ari isasu turimo duhunga bakimara kwica mama, urumva? birangira bakivuye muri Croix Rouge gikize kirongera gihita cyongera kiragaruka. Ndakomeza nyirwara gutyo ngiye kubona mbona cyanze gukira burundu. Aho gikize ntago cyongera kugaruka, ntabwo ariho kigarukira, ahubwo kigenda gitobora akaguru. Urambwiye uti iri ni isasu, ni ukuvuga ngo barakurashe bakurasa ku kaguru bitera ubumuga bwa burundu, aricyo gisebe tureba cyanze gukira. Jenoside yari itarangira mu gihugu, twabagaho nk'abantu utabwira mugenzi wawe ati nsayidira iki cyangwa nsayidira iki. Aho birangiriye nasubiye mu ishuri, ko aho jenoside irangiriye ndongera nsubira mu ishuri ndiga. Majije kwiga bigeze aho ngaho, kubera ko iki gisebe nyine nabonaga n'ubundi 94 kitazakira, kandi ngo mbone naho nivuza amavuriro ataratangira gukora neza. Iki gisebe kiba kineye imihari, mama na papa barapfuye, mpita ngenda gutyo nyine nibera umurara gutyo, ariko nta n'abafasha mfite. Biragaragara ko ari igisebe kimaze igihe nk'uko bitubwiye kuva za 94 kugera uyu munsi, imyaka 27 ni myinshi. Ikintu nibajije aho ngaho, wambwiye ko jenoside yabaye wiga mu wa 9, mu wa gatatu muri segonderi primaire, mu wa gatatu muri primaire. Urakoze, mu wa gatatu muri primaire. Nyuma jenoside irangiye uza gusubira mu ishuri, ariko n'ubundi urwaye iki gisebe. None se umaze gusubira mu ishuri, nubwo nyine wari ufite ikibazo cyo kubura imfubyi kandi urwaye n'igisebe bigaragara, ubundi waje gukomeza amashuri ugarukira nko mu kangahe? Naje gukomeza amashuri niga umwaka wa 4, wa 5, umwaka wa 6, ngeze segonderi mu mbere ndakomeza ndiga, ariko kubera ubufasha no kwishyura amafaranga ndavuga ateka mbyihorere, nkomeza nibereyeho gutyo gusa. Tronkomene yaje kuntsinda. Ubu warize ugera muri tronkomene mu wa 3 muri segonderi? Nyine yarantsinda. Igutsinze, ubwo urugendo rw'amashuri yawe rugarukira aho ngaho uhita urabireka? Mpita mbyihorera. Wambwiye ko uvuka muri aka karere ka Huye, bwana Nyangezi. Muri aka karere ka Huye se ufite abavandimwe muvukana wenda basigaye nyuma y'uko ababyeyi bawe bamaze gupfa, wenda ukabuze ngo wenda mwene wacu runaka cyangwa data wacu atuye hanga? Ufite abantu bo mu muryango wawe batuye hafa? Hari abantu mfite batuye mu mujyi wa Kigali b'abavandimwe. Banariye n'inzu papa yari yaransigiye, barayiriye bayirya ndi mu bitaro nararwaye, ntibagaruka no kunsura, ntibigeze bagaruka kunsura. Wenda se umbwiye ko ufite abantu mu mujyi wa Kigali mufite icyo mupfana, ujya ubasha kuba wabavugisha nko kuri telefoni, cyangwa wari wagenda nibura ngo ujye kubasura nka mwene wabo wenda ngo baganirize? Nta telefone ngiye nkunda gukoresha cyane, kuko niyo nyitunze barazinyiba n'undi, urumva? Noneho ikintu nakugaragariza cyo muri ibyo bintu byose ndimo nkubwira, mfite murumuna wanjye bita Majeya ubi Kigali, nkagera mushiki wanjye bitagira amata ubi Kigali. Abo bantu nibo mbashije kubona
nkagira muka data witwa Petronira nawe uba i Kigali. none se ndatekereza kuko biri kose aho baba i Kigali bo ubuzima bwabo ushobora kuba butandukanye n'ubwo wowe ubayemo uyu munsi. Hari ikintu bajya bagufasha wenda bavuge bati twibuke umuvandimwe twibuke umwana wacu uri Butare? Icyo bankorera ni kimwe, ni uko bagera ku isambu baza tukagabana amafaranga, naba nahari bakayafata bakagenda bayajyanye ari menshi, ngewe bakansigira nk'inote ya 5 ngo nzagere ngo nirwaneho. Icyo nicyo kibazo ngomba kuba mfite, kandi inote ya 5 ntiyanamvuza, n'ikintu yanamarira. Yego, inoti ya 5 mu by'ukuri birumvikana ni amafaranga umuntu ashobora kurya iminsi 2 cyangwa 3 akaba ararangiye ntabwo yakuvuza. None se Nyangezi je biragaragara kandi rimwe na rimwe nyafata rimwe mu myaka nk'ibiri, ubwo se inote ya 5 wayifata rimwe mu myaka nk'ibiri muyobozi, ukazambwira yuko wizaguteza imbere gute abandi bajyanye ibihumbi byabo babijyanye Kigali? Ahubwo jewe icyo nifuza nuko bazajya bayafata, barangiza kuyafata bakayansigira ayanjye yose yuzuye ari, nkajya njya kuyifatira ku isambu ari ikizi wacu Imaraba. Iwanyu ni ikizi cya Maraba? Ubu so heruko ryane? Mperukayo vuba cyane, ntago ari kera cyane. Iyo ugiye yose ku isambu yanyu mu bavandimwe bawe cyangwa mu bantu mufite icyo mupfana, hari umuntu wahasigaye wenda uvuga uti ndagenda ari we nsanze bita data wacu bita Sanzimana nta kibazo ngirana nawe, na nyogokuru wanjye Veronica, na ba data wacu abo bitwa ba Volvo akunda no kunda kuncanga, ariko ntacyo ndaje ndamwibuka ndamukubwira, uretse nze banze mwibuke neza. Abo bene wacu bitwa ba Murayi n'ababitanga isake kwa Bagustini, abo bose bazi yuko jewe ndi umwana wa hari Imaraba, aharuguru y'Igasasa ku ivuriro Ishinga. None se Nyangezi, jewe ikintu numva uko biri kose ufite abavandimwe wenda ntacyo mupfa uko mbitekereza, abo bose ntago ari abavandimwe banjye, n'umuryango mugari. Ni umuryango mugari, nk'uko wava hano ugataha ukagenda nk'uko nguko ugahita ugera mu cyaro bukakwiriraho, ugahita uvuga ati uwo ni umuryango wanjye. Sinigeze ndara mu rugo n'umunsi n'uyu wa rimwe, nageragayo nyogokuru akanyirukana, ntago nigeze ndariwe, cyakoze nararaga kwa data wacu. Nyogokuru usa kwirukana hari ikintu mupfa cyangwa nuko kwanga bisanzwe? Nta kintu dupfa, ahubwo ngo nuko kera nigeze kumurya amafaranga 6,000, ariko n'iby'abana kera cyane mfite nk'imyaka 12. Icyo gihe ahita bifatamo gutyo abishyiramo inzika. Nawe ubundi kuba nta kibazo mfitanye nawe, nta kindi kibazo dufite. Ni nyogokuru ubyara papa we cyangwa ubyara mama wawe? Ubyara papa wanjye. Nyangezi, jewe mu by'ukuri hari ikintu nje kwibaza, ndumva uko biri kose ufite abantu ukomoka, ufite umuryango. Muri iyo myaka 27 umaranye uburwayi bukomeye umuntu wese areba kumva arikanze bw'iki gisebe. Muri iyo myaka nta kintu umuryango wigeze wenda utekereza ngo we wakora ugufashe kwivuza, cyangwa barakuvuje birananirana? Njyewe nta muntu wigeze umvuza mu bantu bo mu muryango we wacu. Njyewe namye nirwanaho CHB hano, nirwana i Kigali, n'uwo bita Siriro, n'uwo bita Siriro uri i Kigali, nawe ntiyigeze anangemurira, yangemuriye rimwe, ubundi acunganwa no kurya isambu ya data. I Kigali se wagiye ugiye kwivuza cyangwa naho wigeze kubayo? I Kigali nabayeyo, aho bita hariya mu Gakinjiro, urahabona? Ndahabona. I Nyamirambo narabaye, aho hafi yo mu Biryogo nyine iruhande rwa CHK hariya. Kugira ngo mbashe kubona yuko nzajya mba hafi ubuzima bukendereye, nkabyuka njya kwa muganga. Wahabaye mu by'ukuri atari ukuvuga ngo wagiye gushaka ubuzima cyangwa ufite akazi kwari kugira ngo ube hafi y'ibitaro wivuze? Bwari ukugira ngo mbe hafi y'ahantu ngomba kwivuza, kuko sinabashaga kugenda icyo gihe, nagenderaga mu mbago. Nyangezi, udutangira wambwiye ko usa naho uri umuntu wibana wirwanaho. Mu buzima bwa buri munsi se kugira ngo ubashe kuramuka ubundi ubahute muri rusange? Mu buzima bwa buri munsi iyo nticaye hariya ku muhanda, sinabasha kwiba nka babandi bose baba bari hano mu mujyi. Mba niyicariye hariya
mba nicare hariya umugiraneza akanshaka ambwira atakira 200 jya kurya cyangwa se akira 100 jya kunywa icyayi nuko mbayeho nta kundi mbayeho umugiraneza gutya yagira gutya aminote y'igihumbi nkaguramo agapira ko kwambara agashati cyangwa agapira nkabona ukuntu ubuzima bwakwendereye gake gake. ubwo se Nyangezi sinzi niba hari imitungo myinshi ababyeyi bawe basize mu mitungo ababyeyi bawe basize ubwo nta cyashoboraga kukuvuza cyangwa bagiye bakurira nabo mufite icyo mupfana bakakurira nabi ntobona uburyo imitungo irahari mu cyaro ahubwo gihe ikibazo mfite nuko bayikodesha bakajyana amafaranga barangiza nubwo ari dukeya nubwo ari udutungo dukeya nubwo ari imitungo mikeya bakajyana amafaranga bamara kujyana amafaranga bakansigiramo udufaranga dukeya bakazagarukana none baje kuyoragura. Icyo nifuza nuko gihe bazaza bakaza tugahurira ku isambu mu cyaro bakama hanjye nabo bakajyana habo basingiye nkajya nemenyera ibyanjye. None se ubundi ubwo mitungo burya abana iyo basigaye ababyeyi babo batakiriho abana bagira uburyo bakiraho nk'umuyobozi w'umuryango cyangwa se umuntu ubahagarariye wajya ucunga ibyabo. Mwebwe mufite umuntu ushinzwe ibyo byanyu byasigaye? Ibyo turabifite kubera yuko ari umukecuru nubwo atankunda ariko ubu ni nyogokuru nyine nubwo atankunda ariko bishobotse burya byanakunda kuko yarambwiye ati kubera ikibirirwa baza batwara amafaranga bamara gutwara amafaranga wowe ukaza ugahwinina gutya ati wagiye ubabwira ati wazababwiye bakaguha ahawe nubwo haba ari hatoya nubwo haba hangana nawe atari ko kahabika ukamenya ko habize ati kuki wanze kuhajya baragiye baratorongeye. None se ubwo njyewe hari ikintu nibaza wambwiye ko iwanyu ari ikizi cya Maraba hariya hirya ni mu murenge wa Maraba ubwo ngubwo cyangwa ni muri Simbi? Mu karere ka Simbi nako mu murenge wa Simbi. Mu murenge wa Simbi hariya ntabwo ari kure cyane y'umujyi ndumva ko wenda ukimenye isambu y'iwanyu nk'uko mwayisigiwe muri abana we n'abavandimwe bawe ahari nge ntekereza ko cyangwa se n'undi yabyibaza ubwo kuba abantu bagufata nk'uko ntibakwiteho cyangwa bagufata nk'umuntu wabaye kirara kuba utaba mu rugo ngo ujye kuba ku isambu wenda bagufashirize hafi ntabwo bamfata nk'umuntu wabaye kirara cyane kuko ngera kwa data wacu nkaryama nkanasinzira nta kibazo ngira ariko kwa nyogokuru sinaryama ngo nsinzire. Ikibazo mfite rero kimwe mu buzima ni uko gusa jyewe ibyo babikora ntahari bakabikora bavuga ngo bansigiye amafaranga bamara kuyasiga kuri uwo muryango jyewe bakazaza banyeherayo bashakiye. None se mu gihe ujya ujyayo wenda ugasanga nk'umuryango hari cyangwa nk'abandi bantu bafite icyo mupfana bahari ntabwo wari wababwira akababaro uterwa n'iki gisebe cyangwa ubundi burwayi kugira ngo babe bakuvuza? Ibyo ngibyo kuba nabibabwira nta kintu na kimwe bagomba kumfashaho njyewe ubufasha bwanjye ndabwimenyera ni ukuvuga ngo no kurya iyo ngezeyo iyo nariye kwa data wacu nta handi hantu ngomba kurya. None se uwo so wanyu ko akiriho nyine kandi ukaba wumva yakugirira impuhwe ko uhagera akakwakira nk'umwana mu rugo nta kintu yari yatekereza kuri iki gisebe ngo arebe uburyo yakuvuza nibura? Nka data wacu nawe yabaye nk'ikirara nawe yibera mu mujyi wa Kigali bamwita Siriro yagiye ari inzu ya papa amajije kuyijya kugaruka mu cyaro biramunanira kuko yumvaga mpaba urumva byaramunaniye kuko yumvaga mpaba araturongera arongera asubira i Kigali ubwo rero urumva agarutse igihe nkamubona nta kintu na kimwe twavugana ni ukumureba gutya nkamwihorera ubundi najyaga mubwira ati wowe genda wirwaneho nawe nzirwana. Muri make yaraguhemukiye? Yaramemukiye kuko yari inzu data yari afite. Ni ukuvuga ngo iyo iyo nzu ya papa wawe igihari nibura bakagombye ko waragiye ukayibamo? Simba ndi hano muri uno mujyi wa Butare mba ndi mu mujyi wa Kigali. Yari ituye aho bita ku Karambo haruguru yo mu Gashyekero. None se ubwo iyo nzu niba yaragiriye ntabwo wigeze ugerageza ngo aho mariye kumenya ubwenge ubikurikirane ube wayigaruza cyangwa se abe yayiriha? Nta kuntu nari kubikurikirana mfite uburwayi bw'aka kaguru nagendaga ncumbagira mbasha kwivuza
icyo gihe ntabwo nari kubona ububasha bwo kuba najya kuburana inzu. muri make kuba urwaye ubabajwe n'uburibwe n'iki gisebe cyanze gukira bisa naho byagutesheje umutwe ku buryo utabasha gutekereza ku bundi buzima cyangwa ngo ugire ikindi watekereza cy'iterambere kubera agahinda. Kubera ikibazo cy'aka kaguru ngewe ntabwo nigeze kuba nagira ikindi kintu natekereza. none se usibye ubu burwayi bw'akaguru bugaragara cyane inyuma nta kindi kibazo ndabona umeze nk'umuntu nyine ucotse ukuntu umeze nk'umuntu urwaye n'ubundi ukundi kuntu cyangwa se ufite ubundi burwayi. ubundi burwayi ufite bundi? Ngewe mfite uburwayi bwinshi ubu ngubu. Nge ndwara inyama y'umwijima, nkarwara inyama y'akaguru, nkarwara n'igifu. ukarwara n'igifu? ndumva ari byinshi cyane. igifu se waba ugiterwa n'iki ko mbona nyine mugani uba wibereye hano ko hari igihe wenda igifu gishobora kuba giterwa n'imirire runaka umuntu yariye cyangwa se akaba ari ibintu byiza. ni igifu cyawe byarizanye cyangwa wenda byagiye biterwa n'ubwo buzima bubi nyine no kuba uba utariye rimwe na rimwe? Ngewe ubundi kubera kurwara no kutabona ibintu byo kurya nabyo byatuma n'ubundi n'uburwayi bwiyongera. kuko nta kuntu warwara ngo ubure imirire kandi waramenyereye kuba warya nk'akantu niyo twaba dukeya ariko ukatubona. ariko noneho ni ukuvuga ngo iyo umuntu arwaye akabura imirire n'ubundi indwara ziriyongera. none se Nyangezi, ngewe uko biri kose cyangwa se n'abakuzi bavuga ko nuko nawe ubyisobanurira ubuzima bwawe ni kuriya gutegera amaboko abagira neza batambuka kugira ngo ubashe kuramuka. biragaragara ko ari ubuzima bugoye. amafaranga ukura hariya ahari ushobora kubona ayo ugura irindazi cyangwa ugura icyayi ariko ntiwabona amafaranga yo kwigondera gete yo muri uyu mujyi kugira ngo ubone ubukode bw'inzu ubamo. ubundi ubahe? ubundi ngewe ubusanzwe ahantu mba ku ruganda rw'umuceri hariya hepfo kwa piyeri, ariko si inzu igaragara, ni ahantu mu gikoni nyine ndarana n'abandi bana tukibanira aho ngaho nyine. ni ukuvuga ngo n'ayo mafaranga muvuga yo kwigondera akantu k'akazu ngo umuntu ajye abamo, reka da nayo sinapfa kuyabona kubera yuko n'igisebe ndwaye nticyanyemerera kwikorera n'umuzigo byibuze ngo nzavuga ati ndayakoreye ngiye kwishyura nyir'inzu. amafaranga nkura hariya ku muhanda ni amafaranga andwanaho. akurwana kugira ngo ubone icyo urya, kugira ngo mbone icyo ndya. none se umbwiye ngo uba hariya mu Rwabayanga ku ruganda rw'umuceri kwa Pierre, aho hantu se Pierre yakugiriye umuhagushyiramo ngo wiberemo cyangwa n'ubundi ubamo ku buryo bw'ibanga nabwo ntabwo azi kuba? aho hantu mpaba n'umuhungu wabizi nta kibazo. ni mu nzu ifata ikaze cyangwa n'ubundi ni ibintu biri ndimo ndakubwira ko ari mu gikoni, igikoni nyine niberamo. abo bana mubana se n'abana bo mu muhanda cyangwa n'abana? ni abana bakora mu gikoni aho ngaho nyine basanzwe n'ubundi babateka bitekera nta kibazo bafitemo akazi. ubwo ni ukuvuga ngo nubwo mubana ariko ntiwavuga ngo murasangira cyangwa mugira ibindi muhuriraho, ni ukugenda ukaryama gusa? ni ukugenda nkaryama, ubundi narangiza nanjye nkabyuka gutya njya guhiga nkareba yuko nabona umuhigo wa kumanywa kubera Nyagasani, kubera Uwiteka nanjye nkabaho gutya cyane. none se nubwo wenda ufite iki kibazo cy'uburwayi bw'igisebe cyakubayeho karande bumaze igihe kinini, ujya ugira inzozi zo kuba nawe wakwiteza imbere ugakora uramutse ubonye icyo ukora? mbonye icyo nkora nakora, ubundi njye nta kibazo nari mfite. ubu aka kaguru gashobora kuba karanakize cyangwa nkataha n'amafaranga bakagaca, ariko kubera yuko ngewe bagiye bandera mu mibare ntabwo ibyo ngibyo ngewe nari kubivamo. ese ubundi ubwo ahantu wagiye wivuza cyangwa se ubundi nk'ibitaro bikomeye wagezemo wivuza aka kaguru, nubwo umbwira ngo baravura igisebe cyakira bugacya kikimuka, ni nk'ibihe bitaro wagezemo wivuza kano kaguru bikananirana? icya mbere nabanze kuba i Kigali muri CHK, mvamo maze mu mwaka n'amezi 8. barantegera nza hano i Huye, njya ku Kabutare mamara amezi 6 nivuza. Kabutare barambwira ati biratunaniye, banjyana CHB makubita umwaka.
umwaka nkumazemo nabwo birongera birajagura amafaranga baranyanya abasosiyare nyine urumva ntabwo aragendaga agenyine noneho kuri finale nuko ino panaro itagera hano baza kumbagira hano sehashipe barambaga bamajije kumbaga bafata inyama yari iri hano bayiteraho hano gutya ari nako kakanga kubona ko inyuma kabengerana. none se ndumva ari urugendo rutoroshye mu by'ukuri aka kaguru nyine kawe kabaye ikibazo sintekereza ko ahari byatewe nuko wenda ari ikisebe kirakabije cyane ariko burya abaganga ubushobozi buhari bakuvura ikibazo cyahabaye n'ubushobozi buke bwo kwivuza. Ikibazo cyabaye ni ubushobozi buke bwo kwivuza kuko buriya n'abaganga hari ukuntu bagira gutya bagafasha abarwayi bakabashakira icyo kurya n'icyo kunywa ariko kubera yuko yewe nabaga mbona ntazashobora ibintu babaga babatekeye nk'umuceri icyo gihe icyo gifu cyari cyaranyishe igifu cyaranyishe areba nkavuga ati sinajya kurya umuceri hariya kandi nzi ko ndwara mu nda nkagenda nkagera gutya nkabwira muganga ati umbabarire ndaje mu kanya ngiye kwishakira amata yo kunywa nkaza hano ku muhanda nkiyicarira nkagera gutya natega akaboko gutya imana ikanyumva n'abantu bakanyumva ngahita mbona amafaranga yo kunywa igikoma cyangwa icyayi. nuko nguko wibera nuko nibereyeho nyine ndwaye muri ubwo buzima birangira ubushobozi burangiye uriyakira. ndiyakira. Nyangezi uyu munsi umuntu ashobora kuba yatekereza kugufasha cyangwa se mu bantu bagiye bakubona bakatekereza kuba bakuba bugufi cyangwa bagira icyo bagusayidira mu bantu bagutambutseho mu gihe umaze hano ku muhanda utegeye akaboko umugira neza ntabagira neza bari batekereza kuba bakugirira impuhwe ngo bagufashe kwivuza kano kaguru ntabwo byigeze bibaho usibye umuntu umwe nabwo wari uvuye i Burayi araza yari umuntu w'umusore ari kumwe n'umuzungu bagendana kwa muganga bari bagiye kwa muganga umuzungu yari umudogiteri n'uwo muhungu bari bari kumwe yari umudogiteri barambwira ati ngo no tukujyane tugutangire bonoma y'ibihumbi 100 ujye ujya kwipfukisha ndumva hari mu mwaka wa 2012 nako 2012 nibwo mperuka kubona umuntu w'umugira neza wangiriye neza gutyo akangurira mituweli yarangiza agahita anamvuza. ariko n'ubundi byarangiye ibyo bihumbi 100 bya bonoma birangiyemo udakize nyine byarangiye ntakize n'ubundi bambaga buri munsi birirwa bambaga barabanje barambaga mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa kabiri barongera barambaga haranze gukira haratemye barandeka mu kwezi kwa kabiri nyine barandeka harabanza haregerana neza mu kwezi kwa karindwi barongera barambaga bambaze bahita bahurirana n'igufwa ryari ryaracenyemo imbere gutya biba ngombwa ko barihanduyemo barongera barisubizamo iryo bararitaye sinzi niba baranarishubijemo ariko icyo nzi cyo jyewe ni uko gusa nabonye ko bambaga bakankorera ubufasha bakabunkorera ariko amafaranga agashira ntarakira. no kwihangana. Nyangezi uyu munsi umuntu aramutse nyine atekereje kuba yagufasha cyangwa yakugirira neza urumva ikintu kibabaje cy'ingenzi wasaba umugira neza wakwifuza kuba yakuba hafi ari iki? Icyambere no kwivuza ubuzima bukaboneka cya kabiri no kunshakira akantu nacuruza nkava ku muhanda. urumva ari ibyo ngibyo icyambere wabanza ukivuza hanyuma ukaba watekereza n'ubundi buzima bwo kwibeshaho nyuma ariko ufite ubuzima bakunze b'Icyerekezo TV ngayo nguko ni umugabo Nyangezi utubwiye urugendo rwe rw'ubuzima amaranye igisebe imyaka mwumvise imyaka 27 ni myinshi ni mu buzima bugoye byumvikana ko yababaye igihe kinini gusa aravuga ati uwangirira neza akamvuza nkabona nanjye ngize ubuzima cyane ko yavuze ko atari igisebe gusa ahubwo arwaye n'igifu
nguwo rero twamuganirije mwumvise agahinda n'akababaro afite bakunzi bacu. Uwagira uburyo yifuza kumufasha ahari nabyo birashoboka. Nyangeze ese ugira telefone? nta telefone ngira. Ubu se umuntu yifuje nko kuba yakuvugisha yakubona ati ni ukugusanga hari yuba ku muhanda hano mu mujyi ziraba za makeya. n'ubu ngubu ntabwo mwayibura mujaga nko kuyingurira. oya wenda umuntu aramutse agushaka ashaka nko kukubona atari ukuvuga ngo wenda kuri telefone yagusanga aho kuri telefone ndakwereka umuntu wahamagara. Nacyo urakoze cyane rero, reka tukubwire ukomeze wihangane. Imana irahari, niyo igena byose, ubuzima bwiza, imibabaro n'ibyago Imana ibibireba. Wihangane, Imana irakureba kandi hari ikizakora ku buzima bwawe. Sawa, urakoze kandi ugira amahoro. Imana ibahe umugisha.